turanyeganyeza amaboko, turakora ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ndagira ngo mwibuke ikintu kimwe munsi, mwibuke ko uyu mwanya twaje kuramya Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yaremye imibumbe yose n'imigabane yose. Imana yaremye inyanja, ikarema ibiguruka mu kirere, ikarema amafi yose yo mu nyanja n'inyamaswa zose. Iyo Mana rero irakuzi izindi zina ryawe, izi ntege nke zawe, izi n'imbaraga zawe. Icyo bita byose ihora ikugirira imbabazi. Ibyo birantangaza cyane rero. Iyo ntekereje ubugari no gukomera kw'Imana, nkamenya ko ihora inyitaho ikangira imbabazi no mu ntege nke zanjye, birantangaza. Zino ngira ngo musabe turindi ikora simeze gutya, ntabwo muyizi ko mutayizi mutarayi mukobe rwose, ariko biroroshye turajyana namwe. Ndagira ngo amajwi yanyu mwese. Tulibesha Mana katusize irumu na washa. Oh
Reka noneho ncuyange mubwire cyane mama cyane agatekereza rero umwanya wo kurangara guhimbaza Imana ntabwo naseko biryoshye cyane turi ku isi ko bimeze neza gutya nibaza igihe nyiri ari zose zizahurira ahantu hamwe zimwe n'abamarayika ntazi umubare wabo uko bangana turi guhimbaza Imana turi kwiranga amasaha 24 rutaca rutira nansa witangirega
mara kwenda kubaza ngo why cyabwiye nayo gusobanura mufashe kurwanya muragira mu muranya arasaba mutagira ubwoba kandi bamutunda besha ndabaza mu sister hari ubwo bagira haleluya ukweli ntabwo umeze gutya namenye ko waswera igicu nabonye ishizi ikomeye ntabwo bafite nawe na gato namenye ko waswera igicu Cai birukuye duhaye n'amara y'ubuce kuko Yesu Kristo arakubereye maso wabacana n'ibanga n'amaso namenye ko bose n'ingabo n'ishizi ikomeye Yesu ubereye maso
It's
mapito katika malisho ya majani mabichi, hunilaza kando ya maji ya utulivu, huniongoza. Amazina ibyiringiro binsha none cyaremwe gisha none cyaremwe gisha none cyaremwe gisha Yesu udasanzwe nshuti idasanzwe bivuga nawe wabaye icyuho